harabavuze bati Prince Keys bazanye Element ahise ava muri 155 agiye muri country wavuyemo mu buryo bw'ubwumvikane cyangwa nuko wabonye Element aje mukabona bitashoboka ko mwakorana cyangwa wabonye ko nta producer babiri banini bagomba gukorera hano? Actually nari ntaratangira twe tutarangira gusinya amasezerano kandi tukiri kuvugana ku masezerano. Keys na Element ntago meze neza, ubyakira ute? Kwemera ko posting wabo by'amana umva wiyemeje urwo rugamba ni ibintu ugomba kwakira. Nge mbitega gukora no gukomeza gukora no kubyihorera kugira ngo ukuri kuzigaragaza no kugenda nsura ama studio y'abandi bantu ndebe uburyo bakora bakuraho utuntu. Umustar wa mbere wakoreye yari inde? Umustar wa mbere nakoreye nari Insano ku ndirimbo bita Fake. Ndirimbo nakoze igihe gitarabya ni ndirimbo bita My Type ya Danone. Nigeze kubyumva imihanda nyine ko niki umva muri kano kazi dukora k'imiziki industry yacu igenda n'ibintu abantu bari kuvuga utanabizi kaga tuye ntago amakuru yavuzwe ntago ariyo kabisa. Mvuka i Kigali navukiye mu mujyi tujya kuba mu ntara mu bitangororero. Wakirute iyo ubonye hari inkubiri muri showbiz? Yeah, blessings nizere kumeze fresh cyane. Call me no hate. Nitwa Leandro ni mugabo abo tubana mu myidagaduro ya buri munsi aha ni kuri Leya Entertainment. Niba utarakora subscribe yikore ubundi ubundemeye cyangwa se umpaye ikibanza runaka. We never know wasanga urangurira ikibanza ni gahanga birarashoboka. Mundemere rero mukore subscribe, mukore share, mukore comments byose kugira ngo nanjye mbashe kubaka iyi channel. Ni channel babwiye ko nzacisha ibiganiro biri positive. Uzi ko zaza hano aje gutukana ubwo ntaga zaba ari uwacu. Cyakwa nuza uje kubaka u Rwanda cyangwa se gufatanya n'abandi kugira ngo turwubake tuzajyana. Nitujyana rero tuzagera kure. Kandi baravuga ngo ababiri bishumwe. Ubwo nge nawe hari aho twagera kurenza ngiye nyine. So mumfashije kugira ngo tuzamure industry. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo navuga ngo bafite indirimbo nyinshi. Ari nominated mu award nabonye ari award ari nominated kandi nekeza ko ni success kuri we. Numwe tugiye kuganira nabo kuri Leya Entertainment uyu munsi. Nagize amahirwe guhura nawe kuko nawe ari muri industry kandi afite n'ibintu byinshi biri kumuvugwaho. Ati yagiye muri 155 AM ati ntabwo akiri muri country ariko ngiye uko ndi kubona hano yambaye umupira wa country, ni country boy, ameze neza cyane nta n'ikibazo afite rwose. So reka muhe ikaze, yitwa Prince Keys. Bro meze neza? Meze neza cyane. Muri country ni fresh sana. None urinjiye mu kanya nkubonye ndavuga mutabaze ko bavuze ngaragiye sumbano tubona dad country boy ko ndikumubona bite? Ndahari kabisa. Amakuru muri country muziki meze bite? Muziki meze neza ariko ibigombo muri murabihonda ko ibigomba gusa ariko buriya nk'ikibazo cy'amatsiko kugira ngo indirimbo uyikore bigufata nk'igihe kingana gite? Biterwa n'ubwoko bw'indirimbo. Hari indirimbo wumva itatinda ushobora gufata nk'icyumweru, kimwe n'igice, ariko hari n'indirimbo nyine itinda kamara kwezi bitewe n'umwanya nanone binatewe n'uburyo na time y'uburyo ushaka kuyikoramo. Okay. Indirimbo wakoze igihe gito gishoboka y'umustar ni iyihe? Igihe gito gishoboka ndirimbo nakoze igihe gitarabya ni iyihe? Ndirimbo bita My Type ya Danone. Kandi yabaye hitisha gito cyane. Bango nayikoze session ebyiri zonyine kabisa. Sure. Mbere kwa recording no kwandika ya kabiri ari kuyisa. Asa mugani producer kuri recording uri producer urumva si ibintu byoroshye. Binagoye. Sometimes biba binagoye. Yama ntabwo ndi gutindane kubera ko nzi ko ufite akandi kazi n'undi twikuye mu kazi, ariko ni byiza ko unampaye umwanya kuri Leya Entertainment. N'umugisha n'ubwambere tuganire ko si ubwanyuma, nigeza ko tuzakomeza tuganire. Ikintu nshaka kukubaza cya mbere ni ukukubaza kuri iyo saga yavuzwe ati Prince Keys yavuye muri country record yagiye muri 155 AM. Baravuga ati n'ubundi niho yahoze asubiye mu rugo. Tumara urujijo ubundi byagenze bite? Nigeze kubyumva imihanda nyine ko niki umva muri kano kazi dukora
imiziki industry yacu hari igihe wumva n'ibintu abantu bari kukuvuga utanabizi kavuga ati okay kumva nyine bari kukuvuga ibintu utari no kumenya tu ariko icyo umuntu akora nyine narabyumvishe gusa nk'uko ubibona ntago amakuru yavuzwe ntago ariyo kabisa nabihamye ko deja turi kumwe muri country. Hari umuntu ubonye Prince Keys kuri Leia Entertainment bwa mbere akavuga ati ndifuza kumenyaho byinshi. Ubundi Prince Keys avuka mu kahe karere cyangwa se avuka he? Avuka mu muryango w'abana bangahe? Keys ni umuntu uvuka i Kigali. Sibye ko nakuriye mu ntara. Wavukiye mu mujyi? Navukiye mu mujyi tujya kuba mu ntara mu bita Ngororero. Noneho tubona kwimukira i Kigali niga nko muri primary ngiye nko gutangira primary mu wa mbere nibwo twimukiye i Kigali. Ubwo rero twahise twimukira ahantu bita mu Gatsata i Karuruma, komeza za Karuruma ahantu bita mu Makaha hariya ni iwacu. Wisanze ute muri music, muri production? Muri production rero nisanze ntago imbere production nayikoraga. Actually nacurangaga piano, nanakora songwriting, kwandika indirimbo n'ibindi bintu nk'ibyo nyine biri hafi y'imiziki ariko haraza muri production. So naje gusanga production ariho hantu nyine ngomba gutangira career, nyine ariho ngomba gusetting ibintu byanjye. Ndatangira nyine bisanzwe bigenda bikura bizamuka paka. Watangiye urumva nkanjye ntabwo ndi producer ariko ndabyuka ko nigeze gucokoza za Fruit Loops. Najya nkondaho ariko nyine nkasanga ntacyo nakoze. Ukumva byanze ngasanga ntacyo nakoze, umva barashe hasi birangira nyine mbiretse nigira mu DJ. DJ nabwo bivamo mu munyamakuru ariko aho wahereye nyine icyo gihe utangira gukora kuvuga ngo ugiye gutangira watangiye ute byari ryari? Urumva nabaga impande y'abahanzi sometime, hari igihe nabaga ndi kumwe n'abahanzi ndi kubona ukuntu ba recording indirimbo nyinshi zagiye ziri recording nzireba, wenda nk'umuhanzi yanyambaje nze kumufasha muri studio ku bintu bijyanye na lyrics n'iki. So nyuma naje kubona ko nkeneye ko credits zanjye ku ndirimbo zitangira kujya zigaragara, ariko no kugira ibintu binyinjiriza njyamo nyine tu. Kumva nari nsohotse ku ishuri nyirangiza kwiga umuziki, mbona nkeneye akazi kandi akazi hari igihe uba ubona nta hantu wajya kugasaba, ahubwo urakora kazakwizanira ukikorera. So nahisemo gutangira kwiyigisha, navuga ko niyigishaga no kugenda nsura amastudio y'abandi bantu ndebe uburyo bakora mbakuraho utuntu. So birangira bibaye akazi. Urumva ni kumwe umuntu acokoza ibintu abyinjiramo ariko genda bimenya nyine tu. Indirimbo y'umustar wa recordings ya mbere urumva nubwo wakoraga ariko wenda barakoraga n'abantu batari bamenyekana. Umustar wa mbere wakoreye yari inde? Umustar wa mbere nakoreye na Aline Sano. Nakoreye man ku ndirimbo bita Fake niyo nakoreye bwa mbere kabisa. Tumva ariyo breakthrough song nakoze. Nibwo mise nibuka koko nanjye ariko natangiye kumva mu matwi y'umuziki ko ngiye uriye muziki wose usohotse mbanza abantu. Wabyumvise sana kabisa. Ngewe ndi muri bamwe ba appreciatinga impano z'abantu cyane cyane iyo muhuye na talent imeze fresh nkawe. Buriya kukubwira ko uri umu producer mwiza sinatinya kubivuga. Sinatinya kukubwira ko uri umu producer uyu munsi u Rwanda ruri kureberaho cyangwa se rwitezeho byinshi mu muziki, kuko Prince Keys ni izina rimaze gukura. Nakwifuza ko wakora n'abahanzi benshi cyane bari international b'abanyarwanda ukazamura umuziki nyarwanda. Wakira ute iyo ubonye hari inkubiri muri showbiz bavuga Keys ati byagenze bitya, Keys na Element ntago meze neza, ubyakira ute? Ashaka kumbyakira mbere yuko utangira kujya muri kino kibuga ubundi kwanza hari tuntu ubuzi kuzahuriramo natwo. Kwemera ko isura yawe ijya hanze, kwemera ubundi kera aba producer ntago bajyaga bakora ama interview cyangwa bajya mu video. Producer yagumaga inyuma nyine, akakora imiziki gasohoka jingle bakayumva ariko ukaba utamubona nyine around. So kwemera ko posting waba ujya mu bantu umva wiyemeje urwo rugamba ni ibintu ugomba kwakira. Umuntu yakuvuzeho akakuvuga ibintu ashaka kuvuga ibintu bitari byo bijya bimaho cyane, kumva umuntu nyine yatekereje yabyutse aratekereza abona
nivuge ashobora kubibyaza nk'abanyamakuru bamwe na bamwe rijya bayumva babibyaza views to yego vuga ati reka nkore inkuru imeze gutya na gutya reka ntwike icyo gihe njyewe unyibonye abantu bakambaza ibyagenze gutya ndavuga ati none se uko mumbona murabona bimeze bite urumva nta kintu wabikoraho hari n'ibyo wirengagiza ukavuga ati reka mbyihorere tegereze gusa navuga ko nk'ibyo bintu baba bavuga ngo bato ngo iki ngo yagiye aha avuye ahangana njye mbitega gukora no gukomeza gukora no kubyihorera kugira ngo ukuri kuzigaragaza hari abavuze bati Prince Keys bazanye element ahise ava muri 155 agiye muri country wavuyemo mu buryo bw'ubwumvikane cyangwa ni nuko wabonye element ajemo ukabona bitashoboka ko mwakorana cyangwa wabonye ko nta baproducer babiri banini bagomba gukorera hano actually nari ntaratangira twe tutaratangira gusinya amasezerano twari tukiri kuvugana ku masezerano mbere tukiri gutangira kuvugana kumwe yumva yo abantu bagitangira ntago baba ari organize fresh nyine ibintu biba biri straight nk'ahandi baba bagitangira kuvuga dukore gutya dukorane gutya impande zombi zikiri kumvikana so muri iyo time nyine nibwo hari igihe nyine binanirana nanone yego yandabizi kumvikana ukabona ntago bikugura yego haga impande zombi ziri kubyumvikana kagomba kuri vinga akonyeka ko element yaje already naramaze kuva ndi ya site twari tutaratandukana neza ariko agura gato nyuma yaho uvuyemo nta bindi biganiro byigeze biho byise byibyo bivuga ngo reka ugaruke kuko nyuma nibwo wakoze amahiti sibyo nyuma nibwo azituye so ntabwo bigeze bagira ibindi biganiro mutangira kuvuga kuko urumva ari nk'igihe inkuru isohoka ugasanga mu by'ukuri nibwo yasohotse ntabwo ni igihuha ariko uko bigenda kose baragihuha hari ukuntu kibyara inkuru igihuha hari ukuntu kibyara inkuru ntabwo nta biganiro byigeze bibaho hagati yawe na 155 kugira ngo wasubirayo nta kiganiro cyabayeho ikiganiro numva cyabayeho keretse niba barabitekereje bashobora kubitekereza bo bashobora kubibona nyine babona wenda jam hanze bakavuga ati reka tubitekereze tubikore ariko nyine nje nta kiganiro nagiranye nabo ndimo gana ku musozo uri umwe mu bakoze indirimbo ya Bruce Melody uyu munsi imugejeje muri Amerika uyu uri kubona iriya ndirimbo When She's Around ukabona arimo arayiperforminga ku ma stage akomeye wumva umeze ute muri wowe njyewe navuga ko ari umugisha cyane kubona indirimbo wakoze mu ndirimbo zose zo mu Rwanda baraje bagafata iriya akaba ariyo bahitamo kujya gukora cyambere ni umugisha ibintu ushimira Imana ko nyine yabihisemo ko Imana yemera ko indirimbo yawe ariyo bahitamo gusa n'ikindi kintu binyereka ko hari opportunities nyinshi dufite tutabyaza umusaruro niba umuntu mwashaga ashobora kuza akumva indirimbo nakoze akayikunda agashaka kwikora remix ikaba ari indirimbo yafata Bruce ikaba yamwambutsa igihugu bikamujyana hanze agenda urumva ko binyereka ko mfite akazi kenshi ko gukora ko ngomba gukomeza iyo art nyine ku buryo ukora ya blessing Bruce cyangwa ya blessing Shaggy ari nako yaza blessing n'abandi bose kabisa hari abandi bahanzi se cyangwa se Shaggy nyuma yo kumva indirimbo ntago yigeze yifuza byo urumva nubwo yakunze indirimbo ya Bruce Melody ashobora ko nangiye uyu muntu ndumva taciye ncaho yanga nkore ntago yigeze wenda agukontakta ngo muvugane cyangwa se undi muntu wumvise iriya ndirimbo biciye kuri Bruce akaba yagukontakta umuhanzi mukuru nawe ushaka kuba wakorera I was in touch with them bavuganye na ba Bruce bati indirimbo imeze gutya na gutya dushaka kwikora remix gutya na gutya of course nari mbizi nzi ko biri mu ndi no kubikoraho tunabikora twari turi kumwe ariko ntago nyine ntago babitekereje bumva ari igimanza adahita bitekereza ko kanya kuko bataramenya ngo iyi ndirimbo izagera fa bingana iki bikiri muri project ariko demo indirimbo igera fa akabona hari icyo yamubyariye nibwo gatonya yongera gutekereza ati ko producer wayikoze why tutakongera tugakora n'indi vibe meze nkayo iya ndirimbo ujya kuyikora watekereza ko izaba nini kuriya iyo ndirimbo nari mbizi kuko indirimbo nakoze beat mbere nyohereza Bruce ariko imeze nkaho nyine irimo ibintu byinshi ariko nyine nari mbizi ko kise nayo barayumva baticaye ndayizituye tu
hari impamvu nyine nayo impamvu nayimuhaye nuko nari nzi ko ari indirimbo izaba nini tu ariko ntabwo nari nzi ko izazamo Shaggy aho naba nkubeshye kabisa ntabwo nzi ko izazamo Shaggy gusa numvaga nyine ari nini tu mu muziki cyangwa se muri industry habamo kwihiringa, reka mbivuge gutyo. Mu ba producer mwebwe namwe kwihiringa bibaho ku buryo ushobora gushaka uburyo umenyekana bikanguka ugasanga biranze? Bibaho. Ku buryo ukora nyine bikanga burundu? Bibaho, nanjye byambayeho. Sure. Ahubwo nanjye nzi ko nyine ahubwo byahise bikunda. Oya, nta kintu kiba cyoroshye. Urumva umuntu ushobora kubona ugitangira akabona wenda usukorana na Bruce, ashobora kugira ngo nyine imiziki yarakoroheye, ashobora kugira byari bishimishije, wapi ntabwo biba byoroshye. Urumva ntabwo biba bikwiye ko urumva kuva nta kintu uri cyo ka approaching umuntu ngo mukorane. Ni haso. Ntabwo ubwo wa mugani wageze kuri Bruce, ni haso nyine urumva gusaba niko kumweza beat menshi. Koya ntabwo namweje ama beat menshi, wapi kabisa, mweje ama beat makeya bitadukora, ariko byagenze bikunze nuko nayo mfite icyo nakoze tu. Mane nakoranye na Aline n'indi ndirimbo iri mega nayo nakora, ariko Bruce yahise aza muri icyo gihe. Gusa nyine icyo nari ndi gusobanurira tutatinze kuri icyo nuko mbere yo guhura n'abo bose b'abastari bisaba agatege kenshi kugira ngo uwo mustari azakumve respecting a good time, agutega n'amaguru. Abastari biza bafite gahunda nyinshi, bafite ibintu byinshi bari kwirukamo, bafite nyine ni project bapanze kugira ngo ufate indirimbo yawe rero uyiseseke muze ahita yisohora, biba bisaba agasukari. N'agasukari ibyo. Uyu muziki uragoye cyangwa se n'abarimo baragoye, bamwe na bamwe ntago ari bose. Iyo utekereje ku ngorane zirimo, ni iki kigukomeza nk'umu producer? Ikintu kinkomeza cyane nuko nyine umuntu wese yuzi ko ari cyo wabanje kigakunda, bumva n'ibindi bizaza. Yego biragoye na stress yo mu muziki ni danger cyane. N'ibyo bintu byo kumva bakuvuza ibintu sometimes ari igihe biguhungabanya, kumva nyine bahinda story ukabona kwa approaching umuntu ntagusubize, ukabona pushing ibintu bigende. Gusa ikintu kinkomeza ni uko manzi ko kuba ibya mbere byarakunze n'ibindi bizakunda. Ikindi kinkomeza nyine nuko manzi ko byanze bikunze ibintu byose siko tubigena. Imana nyine niyo ibigena, niyo izi icyo ishaka. Ushobora no kwa approaching umuntu ntagusubize, ariko ejo nyine ukazabona aragusubije cyangwa akakwizanira. Byanze bikunze nyine Imana ibirimo tu. Niyo nama wagira umwana mutoya uri gukenera kwiga cyangwa se ushaka kumenya ibya production uyu munsi, utazi ngo arahera hehe, utazi ngo birava hehe birajya hehe, utazi za strago zose waciyemo, utazi za nkuru zose bandika zitari zo, ibyo bavuga bitari byo, nihe nama wamugira? Nama namugira niyo gukora ama beat menshi, na research nyinshi, kuko waba gukora beat producer ugitangira gukora beat ni kimwe, ariko no kumenya ngo nzayibona hanze ni ikindi kibazo. Kumenya ngo uzafitinga no kumenya ahantu ugomba gucisha ibintu byawe, kuko nta muntu wabikumenyera. Wowe umenya uratangira ibintu ndi gutangira ndabikora gutya, ariko ahantu uzaca kugira ngo umwana mu approaching no gukora research. Ikibuga mbere yo kukivamo utangira gukora n'abanzi, bisaba kubanza ukabiga, bose ukabizi yakunda iki, yashaka iki, niva agezeho akeneye ikizakurikira iki ngiki, byose ukabiri nyine aba ari imibare. Icyo kintu byo nicyo kabisa. Reka tukane ku musozo. Uyu munsi uramutse ugize icyo wifuza guhindura kuri industry nyarwanda ya entertainment, nicyo wahindura? Ikintu nahindura cyonyine nahindura mu entertainment yacu, nahindura ikintu kimeze nk'ubwoba. Ubona dufite akantu k'ubwoba. Ubwoba nyine navuga nka confidence nkeya sinavuga ngo ikiza creativity, zo kwinjana creativity. Urumva usanga imiziki dukora kenshi iri muri Niger cyane. Urumva niba hasohotse amapiano twese tugiye guhita dukora amapiano, niba ari afrobeat twese na afrobeat, niba hagezweho Sebeni twese tugiye kujya muri Sebeni. Ubwoba nyine bwo kutinovatinga nawe uvuge tugiye gukora iki ngiki, noneho hanze bagihara. Urumva nawe South Africa nabo bakoze amapiano bakayakwiza isi yose igahita iyakora. So why twebwe tutakora natwe indi njyana kikaba noneho natwe
influence abandi nicyo kintu mba numva nahindura muri industry yacu nyine kugira creativity nyinshi tu ariko ubwo urumva mufite task ikomeye yo kugira ngo ikomeye no gukomveka nyine bagenzi bawe kuba wabitekereza ni kimwe ariko se wabitekereza ukanabiririmba ni ikibazo ahubwo se buriya producer abenshi aba ari abahanzi baba basanzwe bakora indirimbo baba basanzwe baririmba wowe nta ndirimbo urazitura se indirimbo rwose saka kanya gusa nyine hari izo njya nkora nkazitanga tu kaziririmba hari izo nyinshi ndazitanga ariko uba warikodinze wanaririmbye byose ndazirekodinga nkazirangiza nkazitanga bakazitwara wamunarenza ndagapfa bibaza ibyo bintu byose kuba ubizi reka nsoze ngushimire ko uduhaye umwanya muri country record n'ubundi uri mu ba main producer kuko harimo na Rio Beat na Cause na Package so na aba producer benshi kandi bahuriye ahantu hamwe ntekereza ko ibitekerezo byanyu ni byinshi kandi bizagira aho bigeza nshimire cyane n'Ubja buriya afite ibitekerezo abandi bantu badatekereza kuko umuntu wese uzagera kuri country azabona ko hari music industry ashaka kubaka itandukanye n'iyabandi batekereza kuko ushobora kuba uri hirya utazi ibyo ari byo ariko twe tugera kuri territory tuzi uburyo bimeze ndamushimira ko ateza imbere new talents cyane cyane muri production ni sawa cyane azakomereza aho natwe nk'itangazamakuru tuzaba hafi kugira ngo tujye dusangiza abanyarwanda ibyo mukora Blessings reka mbashimire rero abari kureba Leia Entertainment nge n'umunsi dukomeza kubana kuri Leia Entertainment kora subscribe share comment n'ibindi byose bishaka gutuma iyi channel izamuka ndabashimira abamaze kureba ibiganiro byose maze gukora ni sawa cyane much respect blessings aho uri hose waba no mu Rwanda uri hanze nyagasana kwishimira come in our heads yeah blessings